Amajyambere oye oye oye. Twari abakene, twari dukennye, twari dutunzwe n'umwuga w'ubuhinzi, ariko kubera umuryango wa RPF Inkotanyi urangajwe imbere na Paul Kagame batwegereje ubuyobozi buratwegera buza hafi yacu, duhabwa amahugurwa, abayobozi baratwegera, badutoje gukora, baduhugura kwibumbira mu matsinda, twahawe amahugurwa ku bijyanye no kwizigama, gucuruza, ko rwiyemezamirimo w'umugore agomba gucuruza afite intego y'icyo ashaka kugeraho. Nanjye ubwo narakodeshaga ariko nkizigama mfite intego y'uko nzamanza akagura isambu, kira amafaranga kuri konte, ngize ibihumbi 100 nayakuyeho njya kugura inka zaguraga makeya, naguze inka y'ibihumbi 120. Nakomeze kwizigama kubera ko amafaranga nizigamaga navugaga ko byanze bikunze nayakuye mu buhinzi, nanjye nzagura isambu. Tora Paul Kagame arashoboye, yashoboye ibyananiye abandi. Narizigamye nza kugeza ko 1,500,000. Ubwo kubw'amahirwe naje kugira amahirwe mbasha kwigurira isambu ya 1,000,000. Igice kimwe rero nagihinze urutoki, ikindi ngihingamo ibigori, nkabasha kweza nk'ibiro 500 by'ibigori, nkezamo ibishyimbo nk'ibiro 400. Ubwo rero nanjye ubu ngubu uyu munsi nabashije kwigurira inzu. Kagame niwe ntawundi. Ni Kagame niwe ntawundi. Chairman wacu wa FPR Inkotanyi Paul Kagame tuzatora ku gipfunsi. Nyuma yaho tutarasohoka mu biro by'itora tuzatora n'abadepite, tumuha amaboko dufatanye nk'uko twabimusezeranyije yuko tutazamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Tugomba no kuzatora bande abadepite dutore ku gipfunsi, tuzatora ku gipfunsi. Hanyuma turaza no kubaha umwanya babaganiriza. Aya mashanyarazi agomba kugera henshi, amazi, amashanyarazi, amashuri, amavuriro, imihanda, byose bigomba gukomeza bikazamuka. Hari abantu bagomba kumufasha, abadepite. Paul Kagame yatugejeje aheza, siko bimeze? Ntitubyemera? Yego. Dufite byinshi twamurata. Nyabinoni yabaye u Rwanda rwiza, rurimo amashanyarazi, rurimo amazi, rurimo umutekano, rurimo byose. Dufite umukuru w'igihugu ukunda abanyarwanda. U Rwanda rwose ruragendwa, u Rwanda rwose rurasa. Abari muri Kigali, abari muri Nyabinoni, twese yatugejejeho ibyiza gusa. Yayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda, amaze kugeza u Rwanda mu maboko y'abanyarwanda, abagezaho Girinka, abagezaho nkunganire, abagezaho amashuri y'abana, ibitaro. Muribuka uyu muhanda Rugendabari Masangano, murawibuka ukuntu yari umeze? Ejo bundi hanyuze umuhanda ni mwiza, ni murumuna wa kaburimbo. Nyuma yo gutora perezida wa repubulika, tumaze kumwitorera, tuzakurikizaho gutora abadepite kugira ngo abafite amaboko ashobore gutora amategeko abereye abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange. Muribuka muri 98, 97 iyi misozi ukuntu hagize ba nabi babacengeze, bari barimereye nabi, bica abantu babagira nabi, ariko nindadukijije abacengezi, nindaduhaye umutekano. Tugomba kumwitura yuko yaduhaye umutekano, n'ubu tukaba dutekanye, tumeze neza, twiteje imbere, turiho neza. Tugomba kumutora ngo kangahe? 100%. Ngo kangahe? 100%. Ikindi, ibikorwa bikomeye babivuze, amashanyarazi, amazi, amashuri, imihanda n'ibindi. Icyo tugomba gukora nuko tugomba kwishyigikira. Mama maze uruhinja yankuye mu kinani, agashuka n'akarago ko kuryamaho, mu majoro n'umwijima, hirya hino impinja zirira, uruza kuko amasasu igagihura indariti, amasasu ku mutwe, umubiri urazima, umusaza arahagoboka, yubaka iki
igihugu akira ingofero zanyu adukura mu ingofero yanyu ubumenyi aduhagurikire nayo y'amashuri n'amavuriro ingofero z'amashanyarazi imidugudu mishya abamotari muri he n'agasanga tube hafi nk'ibi bikorwa dushyigikira umusaza sabiye igihugu cyane sabiye umuryango amahoro n'umutuzo